Hello guys, reka twongere tubasuhuze ariko tunabifuriza amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe iki ni ikiganiro umurunga ubumenyi. Kuri uyu munsi mugarukanye nanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana abashaka kandi sindi jyenyine ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye untera iteka ritantetereza nanjye simutereye umugongo Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka. Ngayo nguko aba basore Imana yishimira nibo mugarukanye muri iki kiganiro cyacu uyu munsi umurunga ubumenyi. Iki kiganiro umurunga ubumenyi ese twaba tubazigamiye iki Professor P? Uyu munsi turagaruka ku busobanuro bw'amazina agira ngo babandi bamaze iminsi batubaza ku bigendanye n'amazina yabo. Birashoboka ko uyu munsi bari busubirizwe muri iki kiganiro nubwo tutari buyavuge yose ariko ikiganiro nakagaruka n'ubundi nabo tuzabagiraho gusa batwandikire batuha amazina yabo tuyasobanure. Nibyo wabyumvise neza ntabwo wibeshye. Ikiganiro n'ubusobanuro bw'amazina tugiye kugarukaho. Ndabize abantu benshi bagiye batwandikira batubwira ngo ngiye wazansobanuriye izina ngo nanjye nyine ubusobanuro bw'izina ryanjye. Uyu munsi rero wari nguyu isaha yari iyi isaha igihe nihuro niho duhuriye kuri iki gikoresho. Yego none Professor P amatsiko nashize cyane uyu munsi amwe mu mazina tuyugagarukeho. Reka nkani ese ubundi Claude tuze kumuvugaho cyane kandi nawe na Claude yego nibenshi ndaza kuba numva neza yuko wenda abo duturanye cyangwa abo njya mbona yego ariko marabatsiko rwose Claude ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura ucumbagira. Claude barangwa no kudacika intege, babasha kuyobora, barigenga, babasha kugira icyizere kandi bahorana ibakwe. Claude turabasuhuje Claude cyane turabasuhuje muryoherwe n'ikiganiro. Twigeze kugira mu mudugudu witwa Claude nawe ndamusuhuje n'umwana mwiza cyane. Yego Claude bagira ibakwe. Yego n'icyizere cyane ariko nibyo ibyo bintu bishobora kuba ari kuko Claude nzi nka batanu nabonye batatu muri bo bose bagiraga umwete cyane. Hanyuma ngo rifite n'ubusobanuro ngo bw'ucumbagira. Bisobanura ucumbagira. Tubibutsa yuko nubwo iki ari icyegeranyo cyangwa se ijanisha riba ryarakozwe wenda nko ku bantu 100 bakoreho ubu bushakashatsi, si igisobanuro cyo kuba Claude bose bacumbagira. Kandi ikindi hari uburyo indimi z'amahanga ziba zubakitse ugasanga mu Kinyarwanda twebwe ntabwo ariko twibuka ko aya ni amazina aba yarakuwe mu ndimi z'amahanga. Tubonye ko Claude rero ari izina rikomoka mu rurimi rw'ikilatini. Gusa ubaye uri na Claude ukabona acumbagira ariko ufite ibingibi kabisa, ufite ibingibi twavuze barangwa no kudacika intege, ntibacika nawe nyamurava cyane wabasha kuyobora. Ubuze nanjye ngira umurava nkanayobora abo nyobora bakanyumva. Ikindi barigenga bumva bisanzuye cyane ariko ntabwo ari ibyigenge mu buryo ntabwo ari ibyigomeke ngo banagirirwa n'icyizere kandi ngo bahora nibakwe ntabwo ari abanebwe. Urumva ntabwo wagirirwa icyizere uri ikigenge cyane uhora nibakwe. Ni ukuvuga ngo ni inshuti z'abantu barasabana. Bose ninde utakwitwa Claude? Izina ryiza cyane Claude. ngira ngo twakwimuka tukareba kuri iri zina nyuma yo Claude rero. Yego ba Joshua ndabasuhuje baryoherwe n'ikiganiro turabakunda cyane. Joshua twiganye mu gihugu cy'ituze muri gihugu cy'ituze Saint Dominique Savio hariya mu karere ka Kayonza. Muri bamwe dukesha umutekano umenya nawe aricyo gice asigaye abarizwamo. Reka dusuhuze cyane abanyeshuri bose bize muri kiriya kigo cya GS Mukarara. Turabasuhuje cyane. Hari muri inshuti yanjye Freddy Shadi. Ni ukuri reka ngusuhuze cyane Rafiki Richard yego n'abandi n'izindi inshuti zacu cyane abasore Imana ikunda twakoranye kuri Radio VOM cyangwa se Voice of Mukarara. Ni ukuri cyane ubukoze yasukanye ubutsi. Ni ukuri ntabwo tubibagirwa duhora tubazirikana. Hari abantu nka batatu ngiye gusura muri benshi ndabashimira kuko ku gihe cyanjye twabanye neza ariko mu nkundire nshimire cyane kandi nsuhuze umuntu witwa
Uwineza Emmanuel aka Sharp na Ntirenganya Theogene basaziraga Sundiyaka yego na Venuste bakundaga kwita amaso nakundaga cyane ariko Mukotanyi ke ntabwo nakwibagirwa mwigisha ariko mwigisha sinzi ahantu aherereye niba ari muri iki gihugu niba ari hanze simbizi yego nuza Kengeri bamwitaga Kengeri harya yitwaga ndi ariko nawe ni umurezi wadutambutse imbere aho uri Imana izagumwigisha buriya simbivugiye hano ariko tubuye mu bundi buzima nakubwira akamaro icyo wigeze kunkorera nk'umuntu abagikizirikana ndabasuhuje ba Nkurunziza Daniel abo bose bo mu gihugu cy'ituze all of us abantu bose twahuriye muri cya gihugu cy'ituze turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima ubwitange mwatwerekaga ko mudukunze natwe turabubafitiye kandi mukomeze mudutize amaboko tubashe kugera kure hashoboka turuzi ko tutaringaye tuzabibashimira turi kumwe yego ngira ngo dukomeze na Joshua no gutaruka ni izina ry'abahungu rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo yego iri zina rikaba risobanura Imana izafasha yego ese ba Joshua bakunze kurangwa n'umutima mwiza babasha kuvugira abandi bategera amatwi abaje babagana bariyubaha kandi bazi kubana n'abandi bariyubaha bazi kubana n'abandi no kuvuga ngo bagira imico myiza bagira urukundo barasabana bajuze izina ryiza cyane kuko wabana n'abantu utazi gusabana utazi guha abantu agaciro ariko tubonye Claude tubona ba Joshua ariko se mu badutumye turakomeje cyane n'izina twasabwe n'umukunzi wacu Brian Brian ati rwose aratwandikira atubwira ati muzamfashe gusobanura izina ryanjye Brian uyu munsi rero niwo munota nibyo sogonda kugira ngo tugusobanurire izina ryawe Brian nimba wibuka Uwizeyimana Abraham muri Sinatu mu myaka za 2012 yego ndagusubije mutagoma Brian nukuri Brian rero ni izina risobanura iki Brian ni izina ry'abahungu rikomoka kuri rurimi rw'Igicelte rikaba risobanura ubuhangange n'icyubahiro ba Brian rero bakunze kurangwa n'iki ba Brian ni izina rifite umwihariko cyane yego bakunze kurangwa n'amahoro urumva ariko utekereza ku kantu ni abanyamahoro cyane kandi umutima w'impuhwe barawugira ngo bagira ibitekerezo bizima ngo basha kugira umuntu inama kandi bazi gufata ibyemezo yego Brian uko muzi cyangwa uko ngenda mbona bamwe na bamwe shaka ibintu by'umutuzo n'ibintu byabo kuri seri pe ba Brian abenshi nabonye nicyo kintu gikunze kubaranga Professor P uyu ni Claude ni Brian nande wundi twabonye na Joshua ariko mu nkundire dusuhuze abantu bitwa Rusi nawe uyu ni umwanya kugira ngo tugusubize uwatwandikiye udusaba gusobanura izina ryawe tukugezeho rero musuhuze hepfo iyo ngiyo bisa nibuka na Rusi kuri VOA muzi ko twari tumufite ariko Rusi yaje Rusi amakuru ntabwo muherutse vuba aha ariko ntekereza ko nawe n'umukunzi wacu ntekereza ko adukurikiye reka tumusuhuze cyane Rusi twiganye kuri pirimeri ahantu twicaraga komeza ugira amahoro mwifuriza amahirwe masa hariya ku Kinunga hepfo ku Kinunga cyane Rusi hajya nirangiye na Rusi habaciyeho imyaka myinshi ariko ndagusuhuje aha izina Rusi rero ni izina ry'abakobwa birumvikana rikaba rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo kandi rikaba risobanura inshuti Rusi ariko arabimerita ni ukuri arabimerita cyane Barusi rero ngo bakunze kurangwa no kwihambira cyane bagira ukuri
barangwa n'umutekano, babasha kumvikanisha neza ibyo batekereza kandi bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora. Uzi ikindi nzi kuri ba Rusi? Yego. Bakagira umurava. Yego. Bakagira umurava. Ahubwo hari akandi kantu nabonye kuri ba Rusi bose nabonye. Yego. Uzi ko wenda cyo koze wasanga nzababona ariko abenshi nabo uzi ko bakunze kuba inzobe. Nukuri. Cyane. Buriya bishoboka ko n'abirabura nzabo. Byose ko nzi n'abirabura benshira. Ahubwo urenda kunturira nawe. Ntabwo ibivuze n'ibyanjye nabonye ntabwo ari muri iki cyegeranyo. Ni byose. Ariko nukuri. Umwe, babiri, batatu, bane abo bose nabonye. Yego. Anyini batanu. Yego. Ubwo nawe ugiye kongeraho yuko bakunze kuba ari inzobe. Bari inzobe. Bari inzobe. Ntabwo umubeshya. Bari inzobe. Yego. Izina Valence. Valence. Nukuri. Ndamusuhuje cyane. Yego. Nituva imbere ya kamera ndibwaze kuguhamagara ndanagukuba. Nukuri. Yego. Valence ni izina ry'abahungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini. Rikaba risobanura uhorana umwete n'imbaraga. Ba Valence ngo barangwa n'ikirere. Ba Valence bakunze kurangwa no kwigenga, babasha kugirirwa icyizere, bagira ibakwe, baba abayobozi beza kandi icyo biyemeje cyose bumva nta cyababuza kukigeraho. Uko ariko kuri. Byongeye uwo Valence mvuga yitwaga Nkwakuzi. Kubuza izina Nkwakuzi. Rero ubu noneho bituma bihuza byombi. Ni amata bya amavuta. Nukuri. Ni amata bya amavuta. Kuko urebye Nkwakuzi kuko ari ikiganiro ubumenyi by'umwihariko ubusobanuro bw'amazina. Uyu nguyu yarinze Imana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original n'ayandi habana abashaka ndetse nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka. Reka tubabwire yuko ikiganiro cyacu umurongo w'ubumenyi arakagaruka. Shalom. Shalom. Shalom.